Urukundo ni kimwe mu bintu byiza bishobora kubaho mu buzima bw'umuntu, ariko se bigenda bite iyo urukundo rurenze urugero rukaba ikibazo aho kuba ibyishimo? Hari igihe umuntu ashobora gukunda umuntu mu buryo bukabije, akamwizirikaho cyane, agahora amutekerezaho, akagira ubwoba bwo kumubura ndetse akagera no ku rwego rwo gushaka kumugenzura. Ibi bishobora kuba ikimenyetso cy'indwara izwi nka obsessive love disorder. Muri iki kiganiro turagaruka ku buryo iyi ndwara imeze, ibimenyetso biyiranga, impamvu ziyitera, ingaruka zayo ndetse n'uburyo umuntu ashobora kuyirinda. Niba ushaka kumenya byinshi kuri iyi ndwara yihishe inyuma y'urukundo rukabije, komeza urebe iyi video. Tubahaye ikaze kuri Gisa Vox. Mu buzima bw'abantu, urukundo ni kimwe mu bintu by'ibanze bigira uruhare mu kugira ubuzima bwiza mu buzima bwa buri munsi bw'ikiremwa muntu. Ariko kandi hari igihe urukundo rugenda rukarenga imbibi, rukaba ikibazo gikomeye ku buzima bw'umuntu, bigatuma atakaza amahwemo ndetse n'umudendezo. Ibi nibyo bita obsessive love disorder, indwara irangwa no gukunda umuntu mu buryo bukabije ku buryo umukunzi ahinduka nk'ikibazo mu buzima bw'uwarwaye iyi ndwara. Obsessive love disorder ni imyitwarire irangwa no kwiyumvamo umuntu mu buryo bukabije, bikagera aho umukunzi ahinduka nk'igikoresho cyawe bwite, ukamugenzura ndetse ukamukurikirana cyane. Nubwo iyi ndwara itarashyirwa mu rwego rw'indwara zemewe mu buvuzi bwa siyanse, ariko ibimenyetso byayo bishobora kugira ingaruka zikomeye mu mibanire ndetse no ku buzima bw'uwayirwaye. Ibimenyetso bya obsessive love disorder bigaragara igihe urukundo rw'umuntu rurenze urugero, rukaba rwahinduka obsession. Ibi bisobanuye kwizirika bikabije ku muntu umwe. Kimwe mu bimenyetso bikomeye ni uguhora utekereza umuntu umwe buri gihe, aho ibitekerezo byose by'umuntu biba byibanze kuri uwo muntu, ku buryo bimutwara igihe kinini ndetse bikamubuza gutuza cyangwa gukora ibindi bintu neza. Ibyo bikaba bitera umuntu kumva ko adashobora kubaho cyangwa kugira amahoro mu gihe adafite uwo muntu akunda, akumva ubuzima bwe bwa buri munsi bushingiye kuri we, ku buryo iyo batavuganye cyangwa batabonanye aba yumva ababaye cyane. Ikindi kimenyetso cyerekana iyi ndwara ni ugufuha bikabije, aho umuntu ashobora kubabara cyangwa kurakara cyane mu gihe abonye uwo akunda avuganye n'abandi, ari kumwe n'abandi, cyangwa agaragaje ko hari ibindi bintu bimuhugije. Iryo fuhe riba rirenze urukundo rusanzwe, kuko akenshi rijyana n'ubwoba bukabije bwo gutereranwa, aho umuntu ahora afite impungenge ko akunda ashobora kumureka cyangwa akabona undi. Hari kandi gushaka kugenzura uwo muntu, aho umuntu ashaka guhora amenya aho uwo akunda ari, abo avugana nabo, ibyo arimo gukora ndetse n'impamvu atamusubije ako kanya mu gihe yamwandikiraga ubutumwa bugufi. Ashobora guhora amuhamagara cyane, akamwandikira mesaje nyinshi cyangwa kumubaza ibibazo byinshi kubera gushaka kumenya buri kintu kimwerekeyeho. Ibi ntibiba bikiri urukundo rusanzwe, ahubwo biba byageze ku rwego rwo kugenzura ndetse no kwizirika bikabije. Ikindi kimenyetso gikabije kiranga iyi ndwara ni ukubabara bikabije iyo umurwayi w'iyi ndwara yangiwe ikintu runaka n'umukunzi we, cyangwa iyo hari intera runaka hagati y'umubano wabo. Umuntu ashobora kugira agahinda gakabije, stress, kurira cyane cyangwa kumva ko ubuzima bwe butagifite agaciro iyo uwo akunda amwimye umwanya cyangwa batandukanye. Ibyo bikaba bitera umurwayi w'iyi ndwara kwirengagiza inshuti ze, umuryango, amasomo cyangwa akazi. Ibyo byose akabikora kubera ko ibitekerezo bye byose biba biri kuri uwo muntu bakundana gusa. Impamvu zitera iyi ndwara ya obsessive love disorder ni nyinshi cyane, kandi usanga abantu benshi bayirwaye batamenya ko bayirwaye, kuko akenshi baba bayitiranya n'urukundo. Iyi ndwara akenshi iterwa n'ihuriro ry'ibibazo by'amarangamutima ubuzima umuntu yanyuzemo, cyangwa se uburyo umuntu atekerezamo urukundo. Kimwe mu bitera iyi myitwarire ni ubwoba bwo gutereranwa. Umuntu wigeze kubura urukundo rw'ababyeyi, gutereranwa akiri muto, cyangwa guhemukirwa cyane mu rukundo, ashobora gukura afite ubwoba bukabije bwo kongera kubura umuntu umukunda. Ibi bituma iyo abonye umuntu akunda amwizirikaho cyane kubera gutinya ko yamubura. Ikindi gishobora gutera iyi ndwara ariko ni ukwiyumva nk'umuntu ufite agaciro gake ku mukunzi wawe. Umuntu utizera cyangwa wumva nta gaciro afite ashobora gutangira kumva ko agaciro ke gashingiye ku kuba hari umuntu umukunda. Ibi bituma yizirika kuri uwo muntu cyane, akumva ko adashobora kubaho adafite uwo muntu bakundana, kandi agahora ashaka kwemezwa ko akundwa. Akenshi iyo umuntu yarwaye indwara izana n'izindi ndwara cyangwa ibibazo byo mu mutwe, aho agira ibibazo bya anxiety, depression cyangwa se borderline personality disorder, aho umuntu aba afite amarangamutima akabije, ibitekerezo bimugarukamo buri gihe, cyangwa ubwoba bwo gutakaza abantu muri rusange.
Ingaruka z'indwara ya obsessive love disorder zishobora kuba nyinshi kandi zikagira ingaruka zikomeye ku buzima bw'umuntu uyifite, ku mubano we n'abandi, ndetse no ku buzima bwe bwa buri munsi. Kimwe mu bibazo bikomeye ni uko iyi ndwara ishobora kwangiza umubano wawe w'urukundo. Umuntu ufite iyi ndwara akunda kwizirika cyane ku muntu akunda, akagira ifuhe rikabije, agashaka kumugenzura ndetse no guhora ashaka kumenya ibyo akora. Ibi bituma uwo muntu yumva adafite ubwisanzure cyangwa kumva ko ahorana igitutu. Ibyo bigatuma urukundo rutaba urw'amahoro, ahubwo rugahinduka intandaro y'amakimbirane, kutizerana ndetse no gutandukana. Ikindi kandi iyi ndwara ishobora gutera agahinda gakabije, kubera ko umuntu ahora afite ubwoba bwo gutakaza uwo akunda cyangwa ahora amutekerezaho. Ibyo bikamutera guhangayika cyane buri gihe. Dore impamvu yabyo: iyo umuntu bakundana atinze gusubiza ubutumwa bugufi, agaragaje intera hagati yabo, cyangwa iyo habayeho ikibazo gito mu mubano wabo, ashobora guhita yumva ababaye cyane, akagira umutima uremereye, ndetse rimwe na rimwe bikamutera agahinda gakabije, bikamuviramo no kwiheba. Obsessive love disorder ishobora no gutuma umuntu atakaza icyizere no kwiyubaha, aho umuntu ashobora kugera ku rwego yumva ko agaciro ke cyangwa ibyishimo bye bishingiye gusa ko kuba ari mu rukundo n'umuntu runaka. Icyo gihe iyo umuntu atamugaragarije ko amwitayeho cyangwa bagatandukana, ibyo bishobora guhita bituma yumva ubuzima bwe burangiriye aho ngaho, nta gaciro na gake bugifite, akiyumva nabi cyangwa akumva ko ntacyo agishoboye mu gihe ari wenyine. Ntabwo twavuga izo ngaruka zose ngo twirengagize iyi ngaruka yo kwitandukanya n'abandi bantu cyangwa n'ibikorwa bya buri munsi. Umuntu urwaye indwara kubera guhora atekereza ndetse no guhugira ku muntu umwe gusa, bishobora gutuma umuntu warangije kurwara iyi ndwara yirengagiza inshuti ze, umuryango, amasomo, akazi cyangwa se izindi nshingano ze. Ibi bishobora gutuma atakaza umubano mwiza n'abandi bantu ndetse n'iterambere rye muri rusange. Gusa ingaruka y'iyi ndwara iri hejuru y'izo zose ni ugutakaza amahoro yo mu mutima ndetse n'umutekano w'amarangamutima, aho umuntu ufite iyi ndwara ahorana ubwoba, ishyari ndetse no gutinya gutakaza umuntu. Ibi bituma umuntu atagira ituze ndetse ntashobore kwishimira ubuzima bwe, kandi amarangamutima ye agahora ahindagurika bitewe n'uko umubano we umeze. Ariko nubwo twavuze byinshi kuri iyi ndwara, hari uburyo umuntu ashobora kwirindamo indwara ya obsessive love disorder. Uburyo bwa mbere bwagufasha kwirinda iyi ndwara ya obsessive love disorder ni ugukunda mu buryo bwiza, bugendeye ku cyizere, ubwubahane, ndetse no kugira ubuzima bwawe bwite butishinjikirije gusa ku muntu umwe. Umuntu agomba kumenya ko agaciro ke kadashingiye ku kuba hari umuntu umukunda, ahubwo ko afite agaciro nk'umuntu ku giti cye. Iyo umuntu yizeye kandi akiyubaha, ntibimworohera kwizirika bikabije ku muntu cyangwa kumva ko adashobora kubaho mu gihe adafite uwo muntu bakundana. Ikindi cyagufasha kwirinda iyi ndwara ni ukwiga gukundana mu bwisanzure ndetse no kubahana. Urukundo rwiza ntiruba urwo kugenzura cyangwa kwikubira umuntu, ahubwo ruba rwubakiye ku cyizere no guha buri wese uburenganzira bwo kugira ubuzima bwe. Umuntu aba agomba kwirinda kugira ifuhe rikabije ndetse no guhora ashaka kumenya buri kintu uwo akunda arimo gukora, ahubwo akiga kwizera uwo bakundana ndetse no kwemera ko buri muntu afite ubwisanzure bwe. Ikindi cy'ingenzi ari nacyo cya nyuma ni ukwiga gucunga amarangamutima yawe. Umuntu aba agomba kwiga kugenzura ifuhe, ubwoba ndetse n'agahinda mu buryo bwiza, aho kubireka ngo bimutegeke. Iyo umuntu yumvise afite ubwoba bwo gutakaza uwo akunda, agomba kubitekerezaho neza ndetse no kwibaza niba ibyo ari ukuri cyangwa ari impungenge zituruka mu marangamutima gusa. Muri make, kwirinda indwara ya obsessive love disorder bisaba kwiyubaha, kwigirira icyizere, gukunda mu bwisanzure, gukomeza kugira ubuzima bwawe bwite, gucunga amarangamutima yawe, ndetse no kugerageza kwivura ibikomere byo mu marangamutima wagize mbere y'uko uhura n'umukunzi wawe. Ibyo byose iyo ubikoze neza, bituma urukundo ruba urw'amahoro n'ibyishimo, aho guhinduka indwara kuri wowe cyangwa se ngo rube umutwaro ku wo mukundana. Mwakoze kubana natwe, kora like, share, comment ndetse na subscribe kuri Gisa Vox. Ndabashimiye.